Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, aho muherereye hose, ubuntu n'amahoro bituruka ku Uwiteka bikomeze kubana namwe. Nshimira cyane abantu mwakoze subscribe, namwe mwiteguye kuyikoraho, abakora share, abakora kuri like, abandika komanteri, mwese amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwe kandi Imana ikomeze kubanezeza. Inshuti z'Imana rero, uyu munsi wa none birashoboka yuko ukeneye ihumure. Mbega ihumure warisanga he? Ihumure warihabwa nande? Ihumure warishakira he? Imana itugirire neza. Birashoboka ko washakira ihumure ku bavukanyi bawe cyangwa se ku nshuti zawe cyangwa ku bakomeye runaka, ariko ugasanga nta humure ubonye. Ninde rero waduha ihumure mu gihe nk'iki? Ninde waguha ihumure mu biguhangayikishije? Umutima wawe ukeneye ihumure, ariko reka turebe ahantu dusanga, turebe umuntu wabasha gutanga ihumure. Ninde utanga ihumure? Ni Kristo wenyine, umwami w'abami. Yesu atugirire neza. Abantu mukure amaso ku bantu, mukure amaso ku bakomeye, ahubwo muhange amaso ku Uwiteka, kandi Uwiteka baremere ihumure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kandi ihumure Kristo atanze ntawe ubasha kurigukuraho. Ihumure Uwiteka ahaye umuntu, abana naryo ibihe byose kurinda avuye mu isi. Yesu rero atugirire neza, kandi Yesu atwiteho. Umutima wawe wiringire Uwiteka, umutima wawe uhereze Kristo abashe kuwuyobora, uhereze Kristo ikibanza muri wowe, kugira ngo ubone ihumure uri gushaka. Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Samweli wa kabiri, ibice 7 n'umurongo waho wa mbere. Nuko umwami aba mu rugo rwe, kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose bose. Yesu atugirire neza. Ngo nuko umwami aba mu rugo rwe, ngo kandi Uwiteka amuhereza ihumure. Yesu nashimwe cyane. Nta wundi muntu rero utanga ihumure ku babisha. Iyo umuntu afite ababisha bamugose, aba akeneye umuntu wamuhumuriza. Iyo umuntu ari mu ntambara, aba akeneye umuntu wamuhumuriza. Iyo umuntu ari mu bibazo, umuntu aba akeneye uwamuhereza ihumure. Nta handi hantu rero wabona ihumure, ni kuri Kristo Yesu, umwami w'abami. Imana itugirire neza. Mu bibazo urimo, nshuti y'Imana, mu ntambara urimo, nta wundi muntu waguha ihumure atari Kristo. Ukeneye ihumure mu rugo rwawe, ukeneye ihumure mu kazi ukora, ukeneye ihumure mu gihugu urimo, ukeneye ihumure mu baturanyi, ukeneye ihumure mu mubiri wawe. Ariko reka nkubwire ngo nta wundi muntu waguhereza ihumure atari Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mureke imitima yacu tuyihereze Uwiteka, imigambi yacu tuyihereze Uwiteka, kugira ngo abashe kutuyobora. Tuyoboze Imana inzira, tuyoboze Imana icyo dukwiriye gukora. Imana itugirire neza. Nta wundi muntu waguhereza ihumure rero atari Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nshuti y'Imana rero, muvandimwe, reka nkubwire ngo umutima wawe uhereze Kristo. Ibyiringiro byawe bishyire kuri Kristo Yesu. Amarangamutima yawe yashyire kuri Kristo Yesu, nibwo uzabona amahoro. Yesu nashimwe cyane. Imigambi yawe uyihereze Uwiteka. Haleluya, kugira ngo abashe kuba ari we uyiyobora. Imana itugirire neza rero. Imana idufashe. Amashuri, ushobora kwiga amashuri menshi ariko ntugire ihumure. Ushobora kuba utarize ukagira
imigisha ku ruhande, ariko ntubone ihumure, kuko ibintu byose bitarimwo amahoro y'Imana nta kintu na kimwe bimarira umuntu. Inshuti yanjye rero muvukanye, muvandimwe aho uri hose, reka nkubwire ngo ukeneye amahoro y'Uwiteka, ukeneye ihumure ry'Imana. Perezida runaka ntiyaguhereza ihumure ngo wumve ko rigeze ku mutima, ariko reka nkubwire, haleluya, Yesu atugirire neza kandi Yesu atwiteho. Waba uri umudogiteri, waba uri mwarimu, waba uri iki, ariko reka nkubwire ubuze amahoro, ariko reka nkubwire ngo hari amahoro umuntu agendana atangwa n'Imana. Yesu adufashe rero kandi Yesu atugirire neza, ubuntu n'amahoro bituruka ku Uwiteka bikomeze kubana namwe. Nshuti y'Imana, urugo rwawe rukeneye amahoro, abavandimwe bawe bakeneye amahoro, abana bawe bakeneye amahoro. Reka nkubwire ngo rero nta wundi muntu utanga iryo humure, nta wundi utanga amahoro atari Kristo Yesu. Umuntu wizeye Imana, umuntu wizeye Kristo aba afite navuga ngo aba afite zahabu ikomeye, haleluya, kuko nta cyiza kiruta kugira amahoro ari mu mutima, nta cyiza cyo kugenda wumva ufite ihumure, haleluya, wumva ufite amahoro mu mutima wawe, wumva umutima wawe utuje, wumva umutima wawe ufite ibyiringiro. Yesu adufashe rero kandi Yesu atugirire neza, ubuntu n'amahoro bituruka ku Uwiteka bikomeze kubana namwe, amen.